I presume, quite a lot of protests about the issue of mandatory digital ID, which the government are insisting on bringing in, despite the fact that over 2.8 million people signed an online petition for the government to stop this policy. Atabantu barenga miliyoni n'ibihumbi 800 basinye inyandiko igaragaza bahendahendera leta kwamagana ibintu bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Digital ID is a trap. Kandi irangamuntu y'ikoranabuhanga ni umutego. And it's always better to stay out of a trap than to try and get out of the trap once we're in it. Kandi uyu mutego waje icyo tugomba gukora ni ukwirinda umutego tukajya kure yawo kugira ngo tutawugwa. So I would urge people to say no to digital ID. Rero ndaburira abantu kandi bahamagarira kuvuga ngo hoya kwibijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Irangamuntu ikoranabuhanga oya aha ni mu Bwongereza turi abari mu Rwanda. Ese digital ID ishobora kuba igikoresho cy'ubutegetsi bwo kugenzura abantu bose nk'uko cyanditse mu byanditswe Yohana 13. Ntabwo Bibiliya havuga ko ari bose, ni bamwe. Pastor, ni iki cihishe inyuma y'ikimenyetso cy'inyamaswa n'ikoranabuhanga gusa cyangwa n'intambara y'umwuka? Pastor, kuko Bibiliya ivuga ko ikimenyetso cy'inyamaswa ganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga, ese birashobora gusobanura ibintu mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'ivyuma? Abenshi batekereza ko ari kashe bashobora kuzakubita mu ruhange kagenda igaragara, abandi bagatekereza ko izabiri mu kiganza ku buryo wasoma inyandiko. Ntabwo ari byo, ahubwo ni ku myemerere. Kigaragaza rero umuntu wemeye ubutumwa nuko abubwira n'abandi. Mu kiganza rero ni umuntu utazabyemera ku mugaragaro ariko akabikorera mu buryarya, no mu ruhanga zerura. Ndabyumva ariko sinabimenya, ndabaza ngo kizaheruka ikindi ni icyavangwa igendere. Ayo magambo aracahishwe, yandikishije ikimenyetso kugeza ku gihe c'imperuka, kandi igihe c'imperuka ntikiragera kuri wowe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday umurongo hamwe okuri yotugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu musabano kumwe nanje Manakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha shalom. Turakunda ni Gusenga everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi shalom, abari ku mugabane wa Aziya shalom, abari ku mugabane wa Amerika shalom, abari ku mugabane wa Oceania shalom. Mwe ku kamera za Gusenga turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mpazi Biregura. Dr. Yesu ashimwe. Amakuru yanyu? Imana iracaturinze. Mumeze neza? Amakuru y'umuryango? Turakomeye, turi bazima. Amakuru y'umuryango? Umuryango wose ni bazima. Ni bazima. Se kuravuze ko umudamu agwaye yarakize yaberorohewe? Nta uwo muzima wese. Bimeze gute se Pasteur ku buzima bwe? Bumeze neza? Baraho. Sawa Pastor, watangira usuhuza abantu. Turabasuhuza bene data abatugana kuri channel ya Gusenga everyday. Ni karibu. Imana duhana umugisha, twaye tumaze iminsi tutaganira, ariko Imana iradushoboje, duhaye aka kanya keza cy'ingenzi kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza, kuba twumva tubagirira akamaro kandi bashe kubafasha twese dufashirizwe hamwe muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Murakoze, ni karibu. Urakoze Pastor. Baje tugiye kubaza ku bibazo abantu benshi bibazaho kubijanye na ni ID digitale. Pasteur, ese digital ID ishobora kuba igikoresho cy'ubutegetsi bwo kugenzura abantu bose nk'uko byanditse mu byanditswe Yohana 13:13 kugeza ku 17? Ntabwo muri Bibiliya havuga ko ari bose, ni bamwe. Nta kintu caza ku isi kigambiriye kuyobya abantu bose kandi nta kizabaho, kuko umugabane w'abazaja mu ijuru urahari, umugabane w'abazarimbuka urahari. Nta cayobya bose rero, ahubwo cayobya bamwe. Urakoze Pastor, ni iki cihishe inyuma y'ikimenyetso cy'inyamaswa n'ikoranabuhanga gusa cyangwa n'intambara y'umwuka? Ibyo ari byo byose Satani afite inzira nyinshi akoresha kugira ngo arwanye itorero, kandi kuva Adamu na Eva bagwa mu cyaha habaye intambara z'ikibi hagati y'ikibi n'iciza. Ubwo rero kugeza uyu munsi wa none iyo ntambara nta nikiriho hagati y'ikibi n'iciza.
na niriho na n'uyu munsi wa none nta kindi cihishe inyuma ni imirimo ya Satani. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo aza ari umujura, ari umurimbuzi, ari umwicanyi, ariko Yohana ya mbere igice ca 3:8 riravuga ngo icazanye Yesu Kristo no kugira ngo asenye no gukuraho imirimo yose ya Satani. Haracari urugamba rero hagati y'abana b'Imana n'aba Satani kugeza uyu munsi wa none. Urugamba ruracahari. Urakoze Pasi kuko Bibiliya ivuga ko ikimenyetso cy'inyamaswa ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga, ese birashobora gusobanura ibintu mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'ivyuma? Ni mu buryo bw'umwuka. Iyo bavuga ngo ikimenyetso mu ruhanga hari ico bivuga, iyo bavuga ikimenyetso mu kiganza hari ico babivuga. Abenshi batekereza ko ari kashe bashobora kuzakubita mu ruhanga ikagenda igaragara, abandi bagatekereza ko izaba iri mu kiganza ku buryo wasoma inyandiko. Ntabwo ari byo, ahubwo ni ku myemerere. Kuko Antikristo yaje kugota abantu, ntabwo abahera ku maraso, abahera ku myemerere. Ubwo rero iyo bavuga mu ruhanga bisobanura ngo hari abazabyemera maze banabyigishe kandi babyemere ku mugaragaro babivuga. Ikigaragaza ko wemeye inyigisho ideology cyangwa se ingengabitekerezo z'ibintu nuko nawe ubyigisha. Izo mbaraga rero z'umwanzi zizaza mu myigishirize, uzabyemera akabyigisha, kizaba kiri mu ruhanga, ni mu buryo bw'umwuka. Naho mu kiganza hari abazabyemera bemere gukorana na Antikristo ariko badashaka ko abantu babimenya. Ubwo nukuvuga ngo mu bazarimbuka hari ababyemeye ku mugaragaro, hari n'ababyihisha kugira ngo abantu batabimenya ariko bakaba bategereje kubibonamo inyungu. Nizo mpamvu abantu benshi babeshejweho n'uburyarya. Abantu bazabyemera ariko ntibazifuza ko abandi babimenya. Uwo muntu rero azaba agifite mu kiganza kuko atazabyigisha kandi ntuzamubaza ngo abyemere, ariko mu ruhanga we nuzabyemera ku mugaragaro kandi akabyigisha n'abandi. Ikigaragaza rero umuntu wemeye ubutumwa nuko abubwira n'abandi. Niryo jambo Paulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabigeze ku bantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Byaba byiza ikigaragaza ko wabyemeye nuko ubyigisha abandi, byaba ni bibi ikigaragaza ko wabyemeye nuko ubyigisha abandi. Mu kiganza rero ni umuntu utazabyemera ku mugaragaro ariko akabikorera mu buryarya. Naho mu ruhanga azerura abikore ku mugaragaro kandi abyigisha n'abandi. Urakoze cyane. N'ubuhe buryo umuntu ashobora kwirinda gufata ikimenyetso cy'inyamaswa muri iki gihe cy'ikoranabuhanga n'ihindagurika ry'ubukungu? Umuntu ayoborwa n'ibintu bitatu. Umuntu ayoborwa n'umutimanama. Umuntu wese agira umutimanama umuyobora, ariko abakiriye ijambo ry'Imana bagahinduka bayoborwa n'ijambo ry'Imana, kikaba icya kabiri, none bakayoborwa n'umwuka wera. Rero nta wabyakira ari umukristo icyahungabanya imyizerere cyose kiba kinyuranije n'ibyanditswe byera. Kandi umuntu wese wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo abonye ikintu kije kivuguruza cyangwa kinyuranyije n'ibyanditswe byera aracyanga, byaba ngombwa akanakizira. Yesu yabwiye abigishwa be ati umuntu nashaka kunkurikira yiyanga ubwe, yikorera umusaraba w'iminsi yose aze ankurikire. Umuntu rero wemera Yesu atakwemera kuzira ibye ntabwo yashobora kuba umuhamya. Nizo mpamvu icyaza kirahungabanya imyizerere. Icya mbere kiba kinyuranije n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri, ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 8:16 haravuga ngo umwuka wacu hamanya n'umwuka w'Imana ko turi abana bayo, kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana ku murongo wa 14 nibo bonyine bana b'Imana. Ubwo rero umuntu wese ahuye n'icyahungabanya imyizerere azareba mu ijambo ry'Imana, bizaba binyuranije. Ikindi mu buryo bw'umwuka azakibona. Byabaye kenshi kandi byabaye henshi. Abasore batatu barimo na Daniel, ubango hari batatu hakaba na Danieli i Babuloni, barabatoranije kugira ngo babahindura abakarudaya b'abanyabwenge bagumana ubwenge bw'abaheburayo, ariko bahindutse abakarudaya. Nta kindi byagombye ngombwa ngo babacishe mu ngano. Ingando yagomba gukoreshwa ni uguhindura amazina yabo. Icya kabiri ni ukubaha ibyo kurya by'ibwami n'umusa wa vino umwami iyanywaga. Icya gatatu bakabashyira mu shuri ry'imyaka 3. Byari uburyo butatu bwo kunyuza abantu mu ngano. Ariko kurya ibyo kurya by'ibwami ntabwo byari icyaha, oya.
ariko igihe babaga bari guterekera ibyo kurya by'umwami hari abari babishinzwe kugira ngo bahamagare imbaraga z'ikigirwamana imyuka mibi yinjire muri bya byo kurya kugira ngo niba bigaburira abo basore bibashe guhindura ubwenge bwabo. Hagomba kuba hari imbaraga z'Imana yabo kuko andi mahanga yagiraga imana nyinshi. Hari imana zabaga zishinzwe amashamba, hari imana zabaga zishinzwe imigezi, hari imana zabaga zishinzwe ibyo kurya by'umwami, hari imana zabaga zishinzwe imyororokere, hari imana zabaga zishinzwe uburumbuke bw'imyaka. Ibyo byari ibigirwamana by'abanyamahanga, ariko igihe basengaga bahamagara imbaraga z'ikigirwamana cy'i Babuloni cyabaga gishinzwe kugenzura ibyo kurya by'ibwami, bakaba banagiterekereje kugira ngo cyambike imbaraga ibyo kurya bibashe guhindura ubwenge bwabo basore. Daniel yarabyerekwaga ari gusenga, babigeze imbere yabo ati mwigire hino, atoya mutugerageze muduhe ibyo kurya bindi bitari byo by'umwami. Bigera igihe n'umutware w'inkone agira ubwoba, aravuga ati ndagira ubwoba ko ndatinya ko mwazagaragara ko mundanutse bakanshi igihanga. Aravuga ngo mutugerageze iminsi 10 turya ibyo kurya bisanzwe, abandi barya ibyo kurya by'umwami, maze muzatugereranye nyuma y'iminsi 10 murebe nitunanuka uzafata umwanzuro wabyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo babahaye ibishimbo cyangwa imboga iminsi 10 yose, babaha n'amazi. Abandi bayoborwaga n'ubangwa izindi nkone zariye ibyo kurya by'umwami umwami yanyweragaho, ariko nyuma y'iminsi 10 basanga badarye bafite mu ruhanga heza ndetse baruta abanyeshuri bari baremeye ibyo kurya by'ibwami. Bisobanura ngo icyatumaga Daniel byanga ni iki? Icyambere, ntabwo kusangira n'umwami ari icana ubwo yaba ari umupagani, ariko iyo byaterekerejwe biba byambaye imbaraga z'imyuka mibi byabashaga guhanagura ubwenge bwabo, ariko arabyerekwa ntibafatwa. Ubwo rero umwana w'Imana nta camufata, cyaba ikimenyetso nubwo cyaba gitereshejwe kashe, iyo kashe izafata amaraso n'inyama, ntabwo izafata ubugingo. Nuvuga ngo mu Baefesi igice cyaho ca 6 umurongo wa 12 haravuga ngo kuko tudakirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'abafite ubutware n'ubushobozi n'iyo myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Bisobanura ngo ibyo byose byaza bigambiriye guhungabanya imyizerere, ni bizafata umubiri n'amaraso, ntabwo ari bizafata umutima. Nizo mpamvu rero itorero ntabwo barakwiriye kugira ubwoba. Ikizaza cyose ari cyo guhungabanya imyizerere, muhagarare mushikamye mwambaye gukiranuka nk'icuma. Niko ijambo ryanditswe mu Baefesi igice cya 6 ku murongo wa 18. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icuma gikingira igituza. Bisobanura ngo abazafatwa nyine n'abadahagaze neza. Urakoze Pastor. Ese kwemera Gitare ID mu buryo bworoshe nko kubikuza, kugura no kugurisha bishobora gufatwa nk'ikimenyetso cy'umwuka cyo kwemera ubutegetsi bw'inyamaswa? Ntabwo cakora ku bugingo, kandi kirabukoraho abakiranutse babimenya, kuko nta na rimwe mu Batesalonike ba mbere, nta na rimwe mu Batesalonike ba mbere igice ca 5 umurongo wa 4 abakristo bashobora gutungurwa. Kandi muri Amose igice cyaho ni ca 3 umurongo wa 7 haravuga ngo nta kintu Uwiteka Imana izabasha gukora itabanje kumenyesha abagaragu bayo b'abahanuzi bihishwe byayo. Ntibyashoboka rero ngo hagire ikintu cahungabanya imyizerere caza abakristo batarakibonye. Oya, ntabwo byashoboka, uretse ko kizafata abatari maso. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abatari maso nyine nibo bazatungurwa, ariko abantu bose bari maso ntabwo bazahura nabyo. Oya. Urakoze Pastor. Ni iki bivuga ku bantu bahagarara kuri kw'Imana mu gihe cy'iherezo by'ibihe? Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babikoresha gukora ibyiza badacogora. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimucogore gukora neza, kuko nimutagwa isari muzahabwa ingororano. Hari ijambo ry'Imana riravuga ngo abakora neza badacogora nibwo Imana izabitura ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bararambirwa mu rugendo, kuko mu rugendo ubundi hari abadanirwa. Ntabwo abantu bose bahaguruka ngo bagereyo. Oya, n'imodoka zose zahagurutse ntabwo zose zagezeyo.
nizo mpamvu mu rugendo rero kuko hari ibiza abantu bahura n'imvura abantu bahura n'izuba abantu bahura n'inzara abantu bahura n'abambuzi hari byinshi abantu bahura nabyo bigatuma batagerayo ariko urugendo rufite abazarusoza ku ijambo ry'Imana muri Timoteyo ya 2 igice cya 2 umurongo wa 19 haravanga urufatiro rw'Uwiteka ruzahora ruhagazeho kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe nubanga abazageraho barahari n'abazananirwa mu nzira barahari ibyo ngibyo biragaragara n'abatazatangira urugendo barahari. Urakoze Pastor. Ese digitale ID cyangwa uburyo bwo kugenzura abantu bushobora kuba igipimo cyuko umuntu ahagaze mu kwizera kwe? Nacyo cyaba igipimo kuko nticashobora uwizera. Urabona umuntu wizeye Imana aba ari hejuru ya byose. Nta kintu rero gishobora guhungabanya kuko muri Matayo ibice 10 umurongo wa 28 haravuga ngo ntimutinye abica umubiri ahubwo mutinye cyakwica umubiri n'ubugingo byanditswe no muri Luka 12 umurongo wa 4 ntimutinye abica umubiri bigendana n'amaraso ariko mutinye ahubwo cyakwica umubiri kikica n'ubugingo. Ntabwo rero kubahagaze ubugingo bupfa oya ubugingo bw'abera oya umubiri urapfa amaraso agakama ariko umukristo agahora hiteka ryose. Nanizo mpamvu Yesu yavuze ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho naho yarapfuye naho yaba apfuye azabaho iteka ryose. Umuntu wese ukiriho naho akaba yizera ijambo ry'Imana rivuga ngo ntazapfa iteka ryose ni muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 11 umurongo waho ni wa 25 kugeza 26. Umuntu wese unyizera naho yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose ariko umubiri uzapfa n'amaraso. Urakoze Pastor. Pastor, nigo twakomeza kwizera no gukurikira Imana mu gihe ikoranabuhanga n'ubutegetsi bw'isi bwiteguye kugenzura ubuzima bwacu? Ni ukuvuga ngo abakurikira Imana urufatiro rurahari. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo uwumva ijambo ry'Imana ntarikomeze ngo ameze nk'umuswa wubatse inzu ye ku musenyi ariko uwumva ijambo ry'Imana akarikomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha ariko ya nzu igahagarara yemye. Ni ukuvuga ngo byagereranyaga imyizerere. Ni Matayo 7 umurongo wa 24. Nuvuga ngo uwumva ijambo ry'Imana akarikomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umuyaga urahuha imivu iratemba imvura iragwa ariko inzu igahagarara bwuma kuko yubatse ku rutare. Ariko wubatse inzu ye ku musenyi ni umupfu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo ni umupfu imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha ya nzu yikubita hasi n'ibiyubatse byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo no kugwa kwayo kuba kunini. Nuvuga ngo ni ibice binini imigabane ibiri. Hari abazahuha n'umuyaga koko bagwe hari n'abatazahungabana. Urakoze Pastor. Ese gufata ID digitale bishobora kuba intambara y'umwuka hagati yo gukorera Imana no gukorera isi? Nta wayifata kuko ikije cyose cyahungabanye imyizerere ahubwo wacerekwa. Uyoborwa n'ijambo ry'Imana akayoborwa n'umwuka wera ntafatwa. Abazafatwa n'abayoborwa n'umutima nama bakagira amakenga. Naho abayoborwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera bo ntabwo bazafatwa. Nubanga abantu bagira amakenga nababura kwizera. Ariko iyo umuntu ari mu ijambo ry'Imana akayoborwa n'umwuka wera abayizeye. Urakoze Pastor. Niyo bimenyetso byerekana ko isi iri kugenda ija mu buryo bujanye n'ibyahishuriwe ibice 13. Bijanye n'ibyahishuriwe ibice 13 kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ngihagaze ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja. Iyo nyamaswa nabonye yagiraga amahembe 10 n'imitwe 7 kandi ku mahembe yayo habagaho ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutika Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe.
akanwa kayo kasaga n'ak'intare ariko amajanja yo yasaga n'aya aruko. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ca kiyoka kiha imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, none abantu bo mw'isi bakurikira ca kiyoka ngo bakiramye baramya na ya nyamaswa. Bisobanura ngo abantu benshi bazahagurukira kugira ngo abantu babafate nk'Imana bigire ibigirwamana. Na nizo mpamvu Antikristo bisobanura ngo ni umuntu wishira hejuru kurwanya ikintu cyose gisengwa cyangwa se kurwanya Imana, none akicara mu rusengero rwera noneho akiyita Imana. Ni umubisha wishira hejuru y'ikintu cyose gisengwa cyangwa cyitwa Imana, ariko none akicara mu rusengero kugira ngo yite Imana. Nuvuga ngo abo bantu bo bazabaho kandi babayeho kandi bazakomeza kubaho. Igihe cy'umukuru w'itorero ry'i Roma Vigile niwe wavuze ngo yambaye ubudahangarwa ariko abuhawe na Justinian mu mwaka wa 533. Justinian yamwegurira ubutware mu mwaka wa 538 niho yambaye ubudahangarwa bwose bwuzuye, avuga ko ari intumwa y'Imana iyo yicaye mu rusengero adashobora kwibesha. Niwe rero mubisha wicara mu rusengero akigeranya n'Imana yita Imana. Bisobanura ngo abita Imana bazahoraho kandi bahozeho, ariko nubwo yambaye ubudahangarwa bwose ntabwo yabashiye kugusha abera bose oya, ariko abamukurikiye bose bafashwe n'iyo nyamaswa. Noneho rero ku murongo wa 7 haravuga ngo izagira ubushobozi bwo gutoteza abera. Iryo ni ijambo twasigiwe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 14 umurongo wa 22 avuga ngo bagumiza gukomeza imitima y'abigishwa bababwira ko bakwiriye kwishimira no guca mu makuba niba bashaka koko kwinjira mu bwami bw'Imana. Abantu bose rero bitunguranye, ariko abazahagarara bazaca mu makuba kandi bazanesha. Urakoze pastor. Ese hari itandukaniro hagati yo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo busanzwe no kwemera ikimenyetso cy'inyamaswa? Kwemera biri mu myizerere, bini ku mutima, ariko gukoresha ni mu buryo tekinike nyine bw'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga rero n'imyizerere ntabwo bikorana, ariko udahagaze neza ikoranabuhanga ryafata ku myizerere ryayifata. Kuko ijambo ry'Imana muri Baheburayo igice cyaho ca 11 umurongo waho wa 24 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga kuba umwana w'umukobwa wa Farawo. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo yahisemo kurenganya abantu n'ubwoko bw'Imana burutisha kumara umunezero w'igihe gitari ko w'ibyaha, kwatekereza ko ingororano zahabwa ageze ari nyinshi kuruta ubutunzi bw'Abanyegiputa bari bafite. Urumva rero ko byahungabanya, byafata bamwe ariko ntibyafata bose. Urakoze pastor. Ese pasiteri ni ubuhe buryo abayobozi b'amatorero bashobora gukangurira abakristo kwirinda gufata ikimenyetso cy'inyamaswa mu buryo bw'umwuka? Byashoboka umuyobozi w'itorero ashobora kuba ahubwo atabibona, kuko iyi impumyi irandasindi zombi barabakurikiranye bagwa mu rwobo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyi impumyi irandasindi zombi zigwa mu rwobo. Niba ari umuyobozi w'itorero ari impumyi nawe ntazabimenya, ariko abari maso bazabimenya. Ku ijambo ry'Imana muri Daniel igice ca 12 umurongo wa 8 haravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya, ariko baza wavugaga marayika ngo mbese ikizakurikira ikindi muri ibyo ni iki? Arambwira ngo igendere Daniel, kuko ayo magambo ahishwe kandi akaba mfatanisha ikimenyetso kugera ku munsi w'imperuka. Hari igihe umuyobozi yaba atabibona ariko umukirisitu abibona. Icyo gihe rero umuyobozi azafatwa nabyo ariko umukristo ntazafatwa nabyo. None se nari ngubaje ikibazo, ese nubuhe buryo umushumba yaba afite amaso yo kubona? Nubuhe buryo yakangura abamenyetso, yakangura abakristo kudafatwa n'iki kimenyetso cy'inyamaswa? Wenda yarafashwe, ashobora kuba yarafashwe, utafashwe
utarafashwe yabibona yabibona mu buryo bw'umwuka noneho rero akabyigisha biri kuba biri no mu ijambo ry'Imana ibyerekanywe mu buryo bw'umwuka ntabwo binyuranya n'ijambo ry'Imana cyo giye akwigisha ijambo ry'Imana abakristo kugira ngo bitegure none akabashira mu mwuka w'amasengesho akavuga ati nuko rero mube maso kandi musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Luka 20:36 akabateguza mu ijambo ry'Imana. Urakoze Pati. Ese gukoresha ID digitale mu buryo bwemewe n'amategeko y'igihugu bihuye no kuba umuntu yafata ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa ni ukuri? Tshaba ikibazo canje, ese gukoresha ID digitale mu buryo bwemewe n'amategeko y'igihugu bihuye no kuba umuntu yafata ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa ni ukuri? Ntabwo amategeko y'igihugu ari hejuru y'amategeko y'Imana. Oya, kuko abasore batatu basubiza ngo niba ari ibyo nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari iby'Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi kadukiza n'aboko y'umwami aravuga ngo nyagasane. Ariko nawe itadukiza ntabwo turi buramye igishushanyo waremye no gukorera Imana zawe. Bisobanura ngo iyo ari itegeko ry'isi riza riremereye abera b'Imana ariko ntaco bibatwara kwibana irusha itegeko ry'isi imbaraga ko nayo ifite amategeko yabo kandi niyo yaremye isi ntaho byabafata rero babaye maso. Urakoze Pastor. Ni ihe myitwarire y'umwuka umuntu yakwifashisha igihe isi yose izaba igenda ishiraho uburyo bwo kugenzura abantu? Ubundi abantu ubuzima bwabo bugenzura mu ijambo ry'Imana bakabugenzuza umwuka w'Imana. Iyo rero abantu bayorwa n'umwuka w'Imana baba ari abana b'Imana kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana isobanura ngo umwuka wabo uhabanya n'umwuka w'Imana kwarabayo. Ico gihe rero bariyizi ico gihe babiyizi bafite ikintu cyitwa silence nta makenga bafite no gushidikanya. Nta makenga bafite yo gushidikanya gute? Baba bafite assurance kwara abana b'Imana ko ntaca bahungabanye. Kibazo cyane ishobora ntabwo kinsubijemo neza kibazo nkuko nene kikubajije. Kibazo cyane nene kubajije kivuga ngo nihe mitwarire y'umwuka umuntu yakwifashisha igihe isi yose izabigendera ishiraho uburyo bwo kugenzura abantu? Uvuga ngo mu gihe isi yagenda ishiraho ibintu byo kunaniza umukirisitu umuntu wamenye Imana, nihe mitwarire umuntu yamenye Imana yakoresha? Nuko gukora ico umwuka mubwiye niko kuyoborwa n'umwuka navuze. Abaroma 8:10 karavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Akabagize assurance noneho nta gushidikanya ngo mbese n'uw'Imana cyangwa n'uwa Satani wakabaze ko ari uw'Imana. Ichimana rero nta cagihungabanya. Aha, none se Pastor ko abantu benshi bafite ubwoba, benshi bagiye bihuriranye n'inyigisho abantu bagiye bakira mu madini atandukanye ababwira ati rero ati ID digitale ati mudore mugiye ushigwaho ikimenyetso. Pastor bivuga hiki? Ntabwo idini byageza abantu ku bugingo. Abantu bagomba kwemera inyigisho z'itorero nzima, ariko idini ubwaryo ni ryo guhungabanya abantu nyine kuko n'uruhurirane rw'imihango n'amategeko y'abantu banyuriramo kugira ngo bashake Imana. Ico gihe byabiri kure cyane, ariko kuko itorero ari ubugingo, ufite ubugingo muri we ababiza babibona nta gushidikanya rero ntaho byakora ku muntu. Kandi amadini rero ni menshi kandi ntabwo intego y'amadini ari ukugeza abantu ku bugingo, ahubwo ni imishinga y'ubuzima n'amashirahamwe. Pasi ndakubaza ikindi kibazo, ni iki cyatuma digital ID cyangwa ikoranabuhanga cyo kugenzura abantu riba ikimenyetso cy'umwuka? Ntabwo ari ikimenyetso cy'umwuka, ni ikimenyetso cya antikristo, ubwo ni cy'abadayimoni. Ariko ufite umwuka w'Imana arakibona. Ntabwo ari icy'umwuka w'Imana rero, ahubwo umwuka w'Imana dufasha kubimenya. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyabwenge bazabimenya ariko bamwe ntibazabimenya. Ni Danieli igice cyaho cya 12 umurongo waho wa 10 kugera kwa 11. Pastor, Bibiliya ivuga ko abantu bazagaragara ko bakunda Imana mu bihe bikomeye. Ni iki gishobora gutuma bamwe bahitamo gukorera ubutegetsi bw'isi aho gukorera Imana? Hari abakuzakorera Imana kubera amatakirangoyi, ibyo kenshi ntabwo banesha.
kuko ijambo ry'Imana muri Daniel igice cya 6 iravuga ngo itegeko rimaze gusohoka ko Daniel agomba kujugunya mu rwobo rw'intare. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yakinguye amadirisha yerekeye Yerusalemu akaja asenga 3 ku munsi nk'uko yari asanzwe asenga. Ntabwo yasenze kubera itegeko ryasohotse, ahubwo yabigize ubuzima. Abakristo bagomba kugira ubuzima, gusenga, bakashira ijambo ry'Imana mu buzima bwabo, niyo bashobora kuhangana n'ico kimenyetso ca Antikristo. Urakoze Pasi. Ese Pasi ukoresha ID digital mu buryo bw'ubucuruzi bwa buri munsi bihura n'ico kimenyetso, bihura n'ico Bibiliya yise gufata ikimenyetso cy'inyamaswa? Ijambo ry'Imana riravuga ngo abatizera bazafatwa nabyo, ariko abizera nta kizabahangara, bazahagarara bashikamye. Ijambo ry'Imana riko ritubwira. Ndabyumva ariko sinabimenya, ndabaza ngo kizaheruka